igitabo cya mbere cya Samweli igice 28 turaza guhera ku murongo wa 6. ndaza kwifuza kubasoma mwese mwahageze n'undi afite Bibiliya yabere ko yazandika kugira ngo ize kugenda neza. sinzi niba mwese mwahageze kuba barimo barandika. turasoma n'igitabo cya kabiri cy'Abami turera ku murongo wa 6 tugere ku murongo igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 6 umurongo wa 7. Nibyo biro nibyo turi busome. Soma mu izina rya Yesu. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Sawuli ajya gushikisha. Sawuli ajya gushikisha. Umurongo wa 6 atubwiye ngo Sawuli ahera akagisha Uwiteka inama. Uwiteka ntiyagira icyo yumva mukiri kubaza hari basubize mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 28 mbere ku murongo wa 6. Subiremo. Sawuli ahera akagisha Uwiteka inama. Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba no muri urimo, haba no mu bahanuzi. 7 Sawuli ahera akabwira abagaragu be ati nimunshakire umushitsikazi njye kumushikisha. Some simbuke 12 hirya turukurikiyeho. Ariko uwo mugore abonye Samweli atera hejuru n'ijwi rirenga abaza Sawuli ati umbeshye iki kandi ari wowe Sawuli? Umwami aramusubiza ati humura bwira icyo ubonye. Mugore ati mbonye Imana izamuka ivi kuzimu. Sawuli aramusubiza ati arasate? Nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Sawuli amenya ko ari Samweli, arunama yubamye yubika amaso ye aramuramya. Nuko Samweli abaza Sawuli ati niki gitumye umwubaganira ukarinda kunzamura? Niki gitumye umwubaganira ukarinda kunzamura? Some igitabo cy'Abami cya kabiri cy'Abami ibice 6 umurongo wa 7. Kwa hageze yemwe 6 umurongo wa 7. Soma mu izina rya Yesu. Aramubwira ati yisingire. Arambura ukuboko arayisingira. Twakire ngo amen. Amen. Mazina yanjye ni ayandi, nitwa Umubwiriza Benjamin, ndi umusore ndagusenga Imana cyane, ndakijijwe, ndi no gukizwa cyane, ndi guharanira gukizwa cyane kuko Imana ishimwe ko tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Umunsi umutwe w'amagambo nazanye ni ijambo rivuga ngo Imana iguhe amaso. Imana iguhe amaso. Imana iguhe amaso. Ese uko wicaye akazi kawe barari wese baba tuzamura ibiganza barokora n'abari ku buhanga bw'ibyuma tuzamura ibiganza.
imana cyane ariko n'ibisiza nyine cyane cyane tuba dushaka imana numva birivuga ngo ushaka ubwami bw'imana no gukiranuka ibindi byose muzaza bizaza ari inyongera. ugasanga umuntu ari gushaka gutura mu gihugu adafitiye ibyangombwa ukibaza se uyu mwene data ushaka gutura mu gihugu adafitiye ibyangombwa ubundi utaziranye na Jesus kugira ngo icyo gihugu uzakigeramo urara. Byiza nuko tumenyana na Yesu kurenza uko twamenya ibyo tuzi. Buno umuhanga mwiza njyewe buno misi reka mbivuge neza, njyewe mubwiriza ndikwifuza gusenga Imana atari ugushaka kugira ngo njyewe numve Imana ivuga. Uyo ndajya gufata ngubashate muyoba ko navanye njye sinishaka gusenga Imana kugira ngo nyumve, ahubwo ndashaka gusenga Imana y'ubwayo igatega ugutwi ikumva gusenga kwanjye. Umurokore mwiza ukuze mu buryo bw'umwuka ntagatinda imbere y'Imana ngasenga kugira ngo we ayumve Imana, kuko utari wanavuga iba yakumvise. Ukeneye gusenga y'ubwayo igatega ugutwi ikumva gusenga kwawe. Yabwiye Mose ngo nukuri numvishe gutaka ndetse mbonye no gutakishwa kwa bari gukoresha uburetwa mu gihugu cya Egiputa. Mbere yuko Mose abivuga Imana yari yabonye kera. Injira mu cyaha cy'amasengesho usenge udakeneye ko umara gusenga uvuye mu itatu ujye gushaka babandi bakurebera mu matu y'icyangugu ngo hanyuma umenye kumvishwe n'Imana. Reka kubwira hari wawe biraba ngo nakumenye kera narakure mushiriraho. Benshi muri kujya gushaka Imana ifite ibintu kugira ngo mushake Imana z'abanyarwanda. Biraba ngo iwacu twebwe ntabwo ari hano, ahubwo iwacu ni mu ijuru. Iwacu ni mu ijuru niho tukira bazava kasigana ayiwe tuzamure ibiganza. Senga udakeneye kowe Imana yumva ivuganye nawe, ahubwo usenge kugira ngo yo ubwayo imanuke yumve gusenga kwawe. Uyu mugabo Sawuli yari yafashe abagaragu bose, abantu bose b'abapfumu, abapfumukazi, abashitikazi, abapfumu bose mu gihugu cye, abaca ku ngoma bose, abakura benshi n'abica. Arangije ariko Samweli mbere y'uko aza gupfa yaramubwiye ngo kuko wanze kumvira Uwiteka Imana iraje mubonane. Samweli arangije arapfa. Ngamara gupfa Sawuli ahura n'ibibazo byinshi, amara igihe atumva Imana, amara igihe Imana yakihorera, agasenga abahanuzi ntibagira icyo bavuga, akaryama ntiyarota, yasoma ijambo ntivugana nawe ikamwihorera. Arangije ngo ajya umugambi wo kwiyambika ishusho nk'iy'abantu basanzwe, ajya gushaka umushitsikazi wo muri icyo gihugu, umupfumukazi. Aragenda aravuga ngo ndashaka, namenye urabizi neza ko Samweli yapfuye, ndashaka ko umushika akanguke aze tuvugane njyewe nawe. Bibiri ni ngo aramushika ava ikuzimu. Samweli araza avugana na Sawuli, arabaza Sawuli ni iki gitumye umwambura ukamubaganira? Imana iguha amaso. Aramushika araza baravugana, arabaza ngo ni iki wowe Sawuli icyo wakuziza kubizi, kari uko wagomeye Imana, kari uko wagiye mu nzira zitunganye, kari uko wanze kumvira Imana. Urambaza iki kununa uri kunyemerereza? Aramubwira ngo icyo nshaka Imana yarayihoreye, sigaye nsenga ntabwo ikivugana nanjye, sigaye mbese ndiyiriza ubusa, yanze kuvugana nanjye. Nagiye ku bahanuzi batwika bamwe bagezweho, yanze kuvugana nanjye. Murokore mubwire ngo wicaye hano gutunga nzazi Imana, kuko n'abasambanyi barazifite bahawe n'abantu. Nubwo twicaye niyo twahawe n'Imana, ariko nzayi Imana yituma utinda, yituma wumva amagambo kwe guhereza Imana mu munsi guhereza. Shaka gusabana bwawe n'Imana, ubanze uhure nayo neza. Nuramuka ugize ubucuti nawe, ibintu byose uri gushaka kuzana. Benshi ahangaha muri kujya gushaka abahanuzi ngo batwike, ngo bazure abantu bakavugisha dayimoni.
umushitsikazi yavugishije Samweli yahoze umukozi w'Imana amukura ikuzimu, araza baravugana. Wikangwa n'abantu bavugisha dayimoni, wikanga n'abantu bakora ibitangaza, kangwa n'umuntu wavuganye n'Imana, n'umuntu urimo imbaraga z'Imana gusa. None se nimba abakozi b'Imana bakora ibimenyetso duhana n'ibyo abapfumu bakora, uzabamenya gute? Ukeneye ko Imana iguha amaso. Winjire mu kirere cy'amasengesho. Aha hantu ndahatinda. Umugore mwiza witwa Hana, Imana amenya ko Imana ariyo yafunze urubyaro rwiwe. Arasenga imyaka 9 yose irashira, Imana icecetse itari yavugana nawe. Imana iramwihorera, ariko ngo icyo yashakaga yagira ngo imukore ku maso, imubure amaso, imumenyeshe yuko ukenewe atari abana benshi buzuye icyumba, hakenewe umwana umwe gusa. Ukeneye gusenga, Imana igukore ku maso, igwishurire icyo igikenewe. Ntabwo Hana yari akeneye abana b'imahanga benshi bakugira ngo mu mudugudu hatwike bakina umupira hashye. Yari akeneye umwana umwe gusa w'umuhungu. Imana iguha ikintu kimwe gusa, igukore ku maso, igukore ku maso yo gukundana nayo, ikumenyeshe neza nimba ugikenewe ari ukuva mu bukode cyangwa icyenewe ari ukubanza gucika karanezi iwawe. Ikumenyeshe neza nimba igikenewe ari gutura mu mujyi wa Kigali cyangwa ari gutura mu cyaro. Ahantu hose umugisha w'Imana wabwa. Baravuga ngo impamvu Yesu yavuze ngo murindirane mu murwa, impamvu byari kugira ngo bahabwe ubusabane. Umurwa bari batuyemo wari mu mwuka w'ubusambanyi. Mu murwa niho bahagaze, bari muri imbaraga zose z'abadayimoni. Ntabwo ngo tuhatura kugira ngo twemeze abantu, tuhatuye kugira ngo duhagarare n'Imana yacu, kuko no mu cyaro twabanaga nayo. Aherutse gusanga umuntu umwe muri Yohana ibice 9 umanutse hepfo, ngaramubwira ngo genda ukageze Kristo wawe, wiyuhagire, ufunguke amaso, ubasha kureba. Numara kureba uzamenya icyo nkeneye kuba wakora. Uyu mugabo isoro wamukora bitasabye katega indege ganye mu kindi gihugu cyawe. Uzi ikintu cyane, isoro yari kubwira umushuti we akamurangira isoro wamahari. Ntabwo yakijijwe n'amazi, yakijijwe no gukira gusa n'ikiganza cy'Uwiteka Imana cyamugiyeho no gutegeka kwa Yesu Kristo. Ntabwo yakijijwe n'uko isoro wamuhari amazi, kuko n'ubusanzwe yarahazi. Yari afite uburyo bwo kubwira abashumba bakaba bamujyanayo, ariko Yesu aramubwira ngo namenye neza ko nubwo nakubwira ngo muhaye urugo ntabwo wapfa kurubona. Icyo nshaka ndakora ku maso gusa, kugira ngo urwo rugo ubashe kurubona. Ndakora ku maso. Ibintu byose twaguhanuriye aha ngaha, ibyo twaguhanuriye byose utari wahumuka amaso ntabwo uzabona. Hari ibyo Imana yakubwiye mu buryo bw'umwuka uzabona mu buryo bw'umwuka, hari n'ibyo yakubwiye mu buryo bw'umubiri. Yewe uzabibona, ariko icyambere banza uhumuke amaso, ubanze kureba, umenye icyo Imana ishaka. Benshi bari gusenga Imana aha ngaha bakeneye ko Imana ikora, ariko batazi icyo Imana ishaka. None se tugezemo ko icyo kugira ngo tube dufite amaso y'umwuka. Amaso none ko dutitira twavuga mu ndimi nabo bakazivuga, twakirukana dayimoni bakazirukana, twakwerekana bakerekwa, tuzabamenya gute? Bibiliya ngo tuzamenya ku mbuto zabo bera. None nabo batangiye kuzipirata, bapirase ko imbuto zabo ari mu gatambaro, ari uko bamutukana, ari uko bafite mu kabari, basigaye bafite mu kabari bakazinywera mu cyumba. None tuzamenya gute rero? Sisitemu yo kubamenya nayindi ni uko ufite amaso y'umwuka. Icyo ukeneye ubwiriza no guhamiriza amagaze imbere y'Imana yawe. Icyo ukeneye igikomeye cya mbere si ibintu byo kwemeza abantu, ukeneye amaso. Urugamba rurakomeye, niyo mpamvu dukwiriye we abakobwa nimube maso, abamama nimube maso. Hari ibibazo rwose bibareba birashaka kubatapfuna. Mube maso, mube maso. Ikizira cyinjiye ahera, ntabwo rero tugomba gusohoka ahera y'Imana, tugomba kuguma ahera y'Imana, ariko ufite amaso. Mwifuza amaso y'umwuka, amaso abasha kureba urenze igikuta kikuri imbere, ubasha kwishurirwa ibiri inyuma y'igikuta.
ikiganza gitwika kuko n'abasaro ngo baragifite si bikora itangaza byinshi oya si bina mu ndago benshi yambaye wese kubwiriza rwose nabo bantu byose barashoboye rero yavuze ngo umuntu umwe hano muri kubana abona ko bageze igihe cyo kujya gutema ngo nawe aravuga sasa ko tubona iki gutema cyageze uwajya gutira intorezo ngaragenda arayitira atira intorezo nyine aravuga ati none se ko tubona izawo afite iyo bagize batatu dayimoni zirahuta nabo aragenda Cyangugu na Uganda hose ngajya gutira intorezo ngo bagere ahantu muri rusange bagiye gutema mubwira ngo hari ahantu bizagaragarira abantu bahamagawe n'Imana hari ahantu bigiye kugaragarira neza bageze ku nyanja neza agitema intorezo ye irakuka biramenyekana ko yamagawe n'Imana cyangwa yihamagaye ngo intorezo irakuka yikubita hasi bisaba ko akena umuntu w'Imana ufite amaso aramubaza ngo mbwira haniguye amwe ati dore ngiyiguye mu nyanja abago rambura ukuboko uyisingire kubera iki atari yamureberamo neza hano intorezo yaguye kuko n'amaso yari afite we ntiyari kwibona wibuke neza ko uyu nyiri intorezo niwe ufite amaso yo kumenya intorezo yaguye ariko kuko n'amaso afite ntiyabashe kumenya ngo intorezo yaguye he bisaba ko yitiza umukozi w'Imana abatereka yaguye mu nyanja batebuke namenye ko nubwo wari ufite ntabwo yari yawe yari nirano iyo Mana yo gukora ibitangaza no kwereka se yari yawe yari nirano none turugeza aho ubona bitangiye gukomera ubusambanyi burakwatatse iguye mu isi nyine barakubonye kuko biragaragaye umuntu ahamagawe n'Imana ko ibana nawe yeruse gukorana umugabo witwa Sawuli imbere yo kumuyumvira izina ry'ute Pawulo nyumva neza ngo yamuteje ikintu cyo guhuma amaso ahuma amaso ajyuma amaso yumva ijwi rivugana nawe ati Yesu urenganye kubera iki amaso ye ntabwo yareba ariko igihe Yesu yamukora ku maso ngo yohereza umudamu yohereza umukozi w'Imana witwa Hananiya amubwira ukanga ujye kwa Sawuli kuko amaze gatatu atarya yiyiriza ubusa nagakirya nubwo akiva kubera iki yarahumye kandi mugomba ko ndashaka kumwigaragariza irongera ubwira umugabo witwa Mose ngo yewe Mose we turi inkweto kuko ahangaha ugeze nahe kubera iki Mose ntiyabonaga ko ageze nahe kubera iki n'amaso ye nuko yari afite ukeneye Yesu ukakora ubukwe ukeneye Yesu ukakubakira inzu ukeneye Yesu ukakujyana mu mahanga ariko se kujyana mu mahanga muraziranye Jesus ibintu bye biragusaba kumwegera gusa impamvu usanga kenshi cyane usanga urakora senga kenshi abitinzemo aramagara Imana imuhereze ntabwo muziranye iyo uziranye na perezida kubakirwa biroroha mbere yo kuyisaba nibyo yavuze ngo imenya ibiri dukwiye mu gihe ntacyo yavuze ngo sumo ibesho ibuze biraba ntacyo yavuze ngo ibintu bya Jesus nukumaramasa ukiyanga ukabitindamo teneka Imana ivuga ko uzaba ariko nyamara ndabizi abayo yabamenye kera irabazi bikivunira ubusa ibintu by'Imana ntabwo bivanga n'ubusambanyi bizaba ibikora irakwitiza yacana nyine bagaza ku minota kubwiriza ntacyo kintu umwe n'agatete waza dusengera Imana muri iri jambo avuga ijambo amumereza ariko se yamumereza avuga ko uwe nabije ko nizanye iyo yansazanye ashaka kukomeretsa kubera icyo kinabwirisha ibintu bijyanye n'ikimana yashaka Imana yabaza kubera iki bintu bibaye none uruhimbi kwe atera umutuku Imana irambwira iki ni igihe ndi kwitiza abapapa kuko ingabo zanjye ziri gutweninga hano hanze igihe kirageze kugira ngo nsohore abapapa benshi bitije bavuze uko nari ariko ngiye kure izindi ngabo mbere y'uko urugamba rutangiye ntabwo ingabo ikomeye bayibanza imbere babanza abasivili bese bakabarasaga ariko ingabo zaje nizo zirangiza urugamba neza
ihangane rwose ibona hanze barakora ibitangaza ariko na dayimoni ibyo se ni ifuza amaso y'umwuka gusenga Imana ibyo yifuzaga byose shyira hasi taragira amaso iyo nzu ntayo uzaba taragira amaso mbese abasore bazaza ari benshi bakunyura imbere batanu nyamuri batanu harimo umwe wawe kubera nta maso ufite nawe yaragenda kuko nta maso ufite nta niyerekwa nawe aragenda kuko nta maso ufite ibiganza byinshi baragusengera ukoze bitanga bakurambike ibiganza benshi bagusengera ugire ngo nabi Imana ariko ukeneye amaso none se Sawuli ngo yasukije Dawidi Samweli akabyuka yewe akaza bakavuga uranshaka iki dayimoni kavuga nawe utari kuri muntu akora ibitangaza yewe kubwiriza yo nagajya nkanga n'umuntu ushinga iva agasenga umwanya munini akamara umwanya munini muri Bibiliya ukiranutse we ahubwo musenga Imana cyifuzo nuko Imana iguha amaso amaso urebe ibiri kubera hanze amaso umenye abantu bagomba gusengera abariho iguha amaso ubanza umenye ikintu gitera imiryango yawe Dawidi ageze ku ngoma ye asobanuza Uwiteka biravuga ngo asobanuza Uwiteka aramusobanuza amaze mwaka ko maze ku ngoma imyaka igera muri 3 iyi myaka 3 yose hakaba hari inzara itarangira iyi nzara iterwa n'iki asobanuza Uwiteka kubera iki n'amaso yari afite ngarebe gitera inzara Uwiteka aramusobanurira ati dore impamvu bitera byose biterwa na Sawuli y'Abamiliyoni bose mumbabarire mureke ubunebwe ushaka Imana cyane kurenza byose mbese ushaka Imana uyicuranwe n'umuntu uri kurya ifiti nk'abantu bari kurya ifiti kwiparara uyicuranwe ushaka Imana izakwiyereka si ngombwa ko tukureberamo si ngombwa ko tuvuga mu ndimi si ngombwa rwose wowe shaka ubusabane bwawe n'Imana Zakariya ngo yinjira mu rusengero atindayo Imana imumenyesha byose ngasohotse batari ko se Imana yavuganyije nawe ntabwo yajyaniwe n'undi muntu iyo wigiriye wenyine ajya kubwira Imana nta muntu wagushimira agahereka no kujya mu mugongo ariko wihaze ushima neza ukagerayo yewe ukanakamena agakira none cyane tukakumena tutazavuga ko kwiba Imana iguha amaso Imana iguha amaso Imana iduha amaso y'umwuka wishurirwe neza Imana igwishurira imajye buryo ugira amaso ukamenya mbese nimba uje gusenga ngaha zose ubimenye ndetse n'abagwanya byose Imana ikabikuganisha nese twebwe ibibwira nuko twebwe dufite indimi itandukanye yayo amatwi se dufite n'aya ngaya dufite n'umutima wifuza amatwi y'umwuka n'amaso y'umwuka Mose yumvise ijwi abona ikora ku matwi ye yumvise ijwi nawe arangije ngo abona igihuru gipongoye cyahugurira amaso Dawidi kwica Goliyati suko yakoresheje imbaraga zisanzwe izo mbaraga yabanaga nawe ariko amaso y'umwuka yamuhishuje ko igikenewe si inkota yo kwica Goliyati igikenewe si induru yo kwica Goliyati igikenewe si kumutera amacumu menshi ari yakenewe akabuye kamwe gusa uruhanga rwe none urasenga iminsi 7 ukayarangiza yose ikaba bitavuze kubera iki wasenze adakenewe batwigire gusenga Imana batwigire gusenga Imana none se kubona ibyaha byabaye byinshi ubusambanyi kari bwinshi utubuzi ko bwabaye bwinshi abavuga ngira ngo tutabuze erega nabo barabizi ko amaso y'umwuka yagiye ariko bonge bakinginga Imana yo mu gihugu cyo mwijuru yakongera ikabagarukaho ikongera ikabakoresha ariko barabizi ko bari gutubura babeshera Imana itavuganye nabo barabizi Mana y'agakiza zacu Mana by'ingiro byacu Mana mutanga bugingo wacu Sema Yesu Kristo mwami wacu Mwami Kristo wanesheje isi aya maso turayakeneye Mwana abahanuzi bakeneye amaso Mwana